Nshuti namwe bavane mwese dukomeje guhura no kuri studio Umutware nongeye kubasuhuza. Ni jewe singera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri aka kanya. Mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi nde kugira ngo mbashimire mwese mwabashe kubona uyu mwanya wo kuba muri kureba no gukurikirana iyi gahunda nabateguriye kuri uyu munsi. Uyu munsi rero nkaba ndi kubagezaho cya kiganiro kimwe twise Amerika mutabwirwa. Uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza ku kiganiro kirebana no kwidagadura hamwe n'ibiyobyabwenge. Muri aka kanya nkuko muri kuyibona ndi hano kuri mu mujyi aho twita Chinatown, ni nka bloke 6 cyangwa 7 uturutse kuri White House cyangwa se aho perezida atuye. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwidagadura nkuko mubizi, kimwe nkuko aho mu Rwanda namwe ari umunsi wo kwidagadura. Akaba ari ahantu abantu benshi uyu munsi baza hano mu mujyi baje kwinezeza, baje kunywa mu mabare cyangwa se baje kubyina, baje kujya mu maresitora. Usanga ko hari abantu benshi baza hano mu mujyi muri aya masaha. Uyu mujyi rero ntago usinzira, abantu baba bari kugenda amasaha 28 kuri 28, ariko kubw'akarishyo ku munsi wo kuwa gatandatu haba hari abantu benshi baje kwinezeza. Hano rero i Washington DC nkuko mubizi namwe mwese mutabizi, abantu bahangaha bakunda kwinezeza cyane kimwe nkuko aho mu Rwanda hirya no ku isi namwe mwese mukunda kwinezeza. Uyu munsi rero nkuko muri izi weekend mubizi, abajene, abakuze, abafite imbaraga bari bose barasohoka, tukaza hano hanze mukajya kwidagadura, mugakora ibyo mushaka byose. So uyu munsi rero nanjye ndi kugira ngo mbagezeho bimwe mu byo mutajya mumenya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubamo, cyane yuko biba bidahesha nk'igihugu ishema cyane cyangwa se nk'abanyamakuru tuba tutemerewe kubibaganiriza kubera ko bidacuruza igihugu neza. Mu gihe cy'imyidagaduro tubereka yuko abantu bose bamerewe neza, ibintu byose baba bimeze neza, tukababwira ngo namwe nimuze dusabane. Murabimenya nta televiziyo n'imwe mutari mwabibonaho nka za MTV, za VH1, za cable, hose ibyo ngibyo mushobora kubibona. Ariko ibyo tutababwira nuko muri uko kwidagadura haba noneho harimo n'ibindi biri gukorwa bidahesha neza igihugu ishema cyangwa se bidacuruza neza igihugu. Bimwe muri ibyo ni nkuko ababa baje gusohoka ahangaha bashobora kubona ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose bashaka, cyane ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kugura urumogi, ushobora kunywa urumogi hano mu mujyi i Washington DC, ntihagire ikintu ubutegetsi bugutwara na gatoya. Ushobora kunywa urumogi, ushobora kunywa ibyo twita crack, ushobora kunywa ibyo twita opioids. Ibyo byose ni ibintu by'ibiyobyabwenge bikomeye kandi bitera indwara nyinshi. Hano mu mujyi i Washington DC ushobora kubinywa nta kibazo na gitoya uhuye nacyo. Icyo leta hano igusaba nuko ntabwo ushobora kunywa ibiyobyabwenge nk'urumogi, tubifasheho nk'urugero uri ku nzu itunzwe na leta cyangwa se inzu igenzurwa na leta, ntabwo bikwemera, ahubwo baranagufunga. Ariko ukajya kubona nk'ubu nihagaraye nk'aha ku muhanda, igihe cyose aha ku muhanda atari ahantu leta iri kugenzura, ushobora kunywa itabi ryanjye ry'urumogi ntagire icyo bantwara. Umupolisi ashobora kuba ari nk'aha hafi nkanywa urumogi ari kundeba, iyo yari ambulance iri guhita. So nkuko nababwiraga, naba ndi kunywa urumogi umupolisi ari kundeba ntagire icyo ntwara hano mu mujyi i Washington DC. So mutekereze rero mwebwe nk'ababyeyi mwohereza abana banyu hano, ukabwira ngo nimugende mujye kurahura ibyiza Amerika iduha. Abana bakaza ahangaha bagahora n'abandi bana bakabwira ngo nimuze tujye gupatinga, nimuze tujye kwinezeza kuwa gatandatu, ku cyumweru cyangwa se n'indi minsi bashobora kuza. Bakaza ahangaha bakajya kubona bakabona babahaye nk'urumogi. Ahangaha urumogi rw'ahangaha ntago ari urumogi rubi. Bishaka kuvuga iki? Ni urumogi baba bahambiriye neza. Bakora nk'itabi ry'urumogi, bakora za gato z'urumogi,
bakora za juice zirimo urumogi cyangwa se icyo kunywa kirimo urumogi ku buryo ntabwo umenya urumogi uri kunywa ari bwoko ki. Wowe babwira ko ushaka gufata kuri urwo rumogi, bakakubaza urashaka urumogi bwoko ki. Mu bitekerezo neza, noneho nimba utabimenyereye bakaguha urumogi babona wenda rutaza kuza guhita rukwica cyangwa se ngo rukuzanzamure ako kanya, kuko icyo bashaka ni amafaranga. So baguha urumogi ruhagije ku buryo utabapfiraho cyangwa se ngo ugirire ibibazo aho bari ukagenda. So imagine rero ku munsi wo kuza kwidagadura, abantu benshi baza hano i Washington DC kubera iki? Kubera ko bashobora kugira access kuri ibyo bintu ndi kubabwira. Ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose ushobora kukibona hano mu mujyi, nta kintu rwose utagombye kureba ko hari umuntu uza kuza kugira ikintu agutwara. So mwebwe rero babyeyi muzana abana banyu aha ngaha, ndagira ngo mbabwire ni hano muri Amerika hari byinshi bihari kandi hari n'ibindi bibi bihari. Twebwe nk'abanyamakuru nta na rimwe bashobora kumpembera kubabwira ngo hano bari gutanga urumogi ku bana batoya. Ntago bamenya nimba ufite imyaka cyangwa utayifite. Nshobora kugenda ngasaba urumogi nkaruha umwana mutoya, ntago bari ibibazo byabo, kubera ko nge nimba wenda bansabye irangamuntu bakabona ko mfite imyaka ihagije yo gusaba urumogi, ariko nkaza none nkarusangira n'inshuti zanjye, ibyo ntago biba ari ibibazo byabo. So nanone rero mutekereze ko aho mu Rwanda ntago urumogi rwemewe, ariko ntibibuza abafata urumogi kurunywa n'abandi bakabunywa byihishe. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urabikora ku manywa y'ihangu ntihagire icyo bagutwara, mu gihe cyose utari kubikora ku butaka bwa leta cyangwa se ahantu hari inzu ya leta nta kintu bagutwara. So naho rero tekereza umwana wanyu mumuzanye hano ngaze kurahura ubwenge, yihuriye n'abandi bamuhaye ku rumogi ruri muri gato, urumogi ruri muri fanta, urumogi ruri mu itabi, akarunywaho, yamara kurunywaho akumva ararukunze, kubera ko n'abandi bari kurunywa ntabibonemo ko ari ikibazo. Akagaruka aho mu Rwanda, sisiteme ye yamaze kumenyera ko ashobora no kunywa urumogi, ukajya ukabona noneho aho mu Rwanda ararubuze, akajya gushaka ahantu bacuruza urumogi, kubera ko deja anywa urumogi hano ku mugaragaro ntihagire ikibazo, ariko yaza aho ngaho noneho mukamutera ikibazo. Murumva yuko mwamuhaye uruhushya rwo kujyaho ashobora kunywa urumogi ku mugaragaro, ariko aho mu gihugu mukabimwangira. Murumva ko bizana confusion. Iyo confusion rero, nk'umwana ubyikundiye icyo gihe aravuga ati mama njye ndashaka kwisubira muri Amerika, cyangwa ndashaka kwisubira i Burayi, aho ashobora kubikora yifitiye ubwigenge busambaye rwose nta kibazo, akimerera neza kuko yumva ko ntacyo bimutwaye. Ariko ibyo mutamenya ni uko urumogi ni addictive. Bishaka kuvuga iki? Unywa gatoya, umubiri ugakomeza gushaka urundi. Nimba rero waje nko kwidagadura bakaruguha utabizi, ukajya kumva ntuzi ibikubayeho, kera kabaye uguye hasi, ukajya ukabona neza uri kubona abantu 6, 10 kandi ari umuntu umwe, kubera ko wamaze kuzungerera, nta n'umwe ushobora kugutabara, kubera ko urumogi nta kintu hano rubabwiye. Muri kubyumva? So mugeraho bitabibabwiye, ugomba kuba ufite inshuti igufasha kugira ngo nibura muri ibyo bizazana uhuye nabyo, nibura bakugeze kwa muganga. Ndabona ya minota duhuriraho igiye kurangira, ndagira ngo mabwire nti mwese musubscribing aho hasi, mukande like cyangwa se follow, turongera tuganire mu kanya. Ni jewe Singira Nkabo Bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware, muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi twise Amerika mutabwirwa. Turi kuganira specifically ku bijyana no kwinezeza hamwe n'ibiyobyabwenge. Ndongera ngaruke mu kanya tumaze gufata iyi break. Murakoze cyane, ndabakunda mwese, kandi ibi byose ndi kubikora kubera ko mbakunda, ngira ngo mumenye iyi Amerika tutababwira nk'abanyamakuru bisanzwe, bibagirire akamaro, mufate imyanzuro mufite information zose zihagije. Ndabashimiye, naho mu kanya.